ibaze ariko ari umuntu ngo bahamagaye ngo azayobora iteraniro biramunanira. Yarari yamaze kumanyura amazi aravuga ati narengeranye noneho naho nahekenya shikarete bamvumbura. Ariko Imana irababarira. Imana ni urukundo. Kandi mujya mureka Imana igira imbabazi itazigize ntawe yasiga. Kuko ntawe utagira amakosa. Kambabwire Yeremiya Uwiteka yaramutumye. Yeremiya wajya ukambwirira abantu banjye ngo nimba baranaguye baguba utabyuka naho basinzira ubuticura. Ntabwo ikibazo Imana ifite ari uko waguye, ahubwo ifite ikibazo cy'uko utari kweguka. Ntabwo Imana ifite ikibazo cy'uko wasambanye, ahubwo ifite ikibazo cy'uko wasubiyeyo, kandi ikagira ikibazo cy'uko utihannye. Ntabwo Imana ifite ikibazo cy'ibyaha mwakoze, ifite ikibazo cy'uko mutabireka. Ntabwo Imana ifite ikibazo cy'uko igufitiye umujinya, ahubwo ifite ikibazo kuko igufitiye n'imbabazi, iteze ibiganza, iri kukubwira ngo ngwino. Kubera icyo abakristo bari gukizwa cyane ariko ububari ntibuhombe. Zinywebwa nabande saba kirisito. Ariko urebye urwego abantu bariho rw'agakiza, reka mbabwire, ububari bari bakwiye guhangayika. Ubu tuwe duhanganye, ujye wibaza impamvu burarirwa itatu rakarira abavuga butumwa. Ngwira karate bari abantu badukuye nta kibazo bafite kuko baza gukizwa ariko bagasubira ku kayoga. Ariko mwari muzi ko abantu bari bakwiye gukizwa ku buryo Satani ahangayika. Ariko Satani hari abantu areba bajya mu rusengero akavuga tumva nimushaka ndabahana tike yo kujyayo. Ndanakorohereza itike y'ukwezi yose nzayiguha ujye ujya mu rusengero kuko yabonye ko kujya mu rusengero kwawe nta kintu biri mu mutware. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nizere ko muri amahoro kandi muguwe neza. Nkomeje kubasuhuza kandi mbashimira gukomeza gukurikirana ibiganiro bitandukanye ndetse na filime kuri Mama Charlene official. Kandi nagira ngo mbabwire ngo komenti zanyu ndazisoma kandi ndabashimiye cyane kugenda muduha inama ndetse n'ibitekerezo n'inkunga y'amasengesho. Ndabizi ko mudukunda kandi mutwitaho, ndabizi neza ibyo mukora murabinyereka kandi njya mbeha agaciro. Imana y'amahoro ijya ibitaho nkuko mutwitaho kandi ibyo mukurikirana bizabokame. Iri jambo ry'Imana rizabomeho rinabokame, ndaribatongereye mu izina rya Yesu. Muzase naryo mumere nkaryo kandi muzabona umusaruro waryo. Rero Imana y'amahoro nibaho umugisha. Njya nkunda kubabwira ngo I love you so much. Ako kantu ndagakunda kuko ngakunda nimwe nzajya nduhukiraho. Ntago umuntu ntishimiye cyane nabimubwira muri aya magambo. Ndabakunda cyane rero muri kure nta kundi nzajya mbabwirira kuri kamera, ariko Imana nidufasha igihe tuzahura. Rero muranezeza nkabura ukuntu mbagenza, ariko y'amahoro izabanezeza ibagirire nk'ibyo mungirira. Mwebwe rero bari mu Rwanda mu ntara nyinshi zitandukanye, uko mugenda munyandikira mu midugudu mu maparuwase aho nagiye nyura hose ndetse no muri uyu mujyi wa Kigali, uko mugenda munkurikirana munyandikira mwese njya mbabona. Hanyuma aba mu bihugu by'abaturanyi by'umwihariko abarundi ndabakunda cyane kuko murankurikira kandi murabinyereka mukunda ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibahezagire, ibahe n'imigisha mu gihugu cyanyu, ikomeze kubitaho. Ndabashuhuje rero abo mu bihugu bya Afrika, murahari mu bihugu bitandukanye, ntabasha no kwibuka amazina ariko ndabizi ko mudukurikirana nkuko mujya mutwandikira. Ndabashuhuje abo mu bihugu by'Uburayi, abari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, abo muri Europe no muri Australia, abo muri Aziya mu bihugu by'Abarabu n'abari mu bihugu by'Abasilamu hatandukanye mwagiye gukora ibintu bitandukanye. Turabashuhuje kandi tubasabiye imigisha ituruka ku Mana. Namwe mwagiye gucunga umutekano muri ibyo bihugu, Imana ibarindireyo kandi habahere umugisha, ukuboko kwisumba byose kubane namwe. Abari muri iki gihugu mushinzwe umutekano njya mbazirikana, ndabazirikana mba numva nabasuhuza kubera ko mbahoza ku mutima. Impamvu mbazirikana nuko kuba mfite iyi mikoro, umutekano wanyu uba wabigizemo uruhare. Rero nimwubahwe aho muri hose, abapolisi n'abasirikare, abaganga n'abarimu, aho muri ako kazi muri kutuvura, muri kuducungira umutekano kugira ngo covid ishire. Turabizirikana kuko ni ibintu byiza. Imana ikomeze bashyigikire. Ndifuza ko tuganira
ijambo ry'Imana. Tuganira ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 8 umurongo waho wa 4. Dusome mu izina rya Yesu. Maze kandi uzababwira uti Uwiteka arabaza atya ati mbese abantu bagwa ubutazabyuka? Mbese abantu bagwa ubutazabyuka? Turebe kandi muri Yeremiya ibice 8 n'ubundi ku murongo wa 22. Mbese Galiyadi nta muti womora uhaba? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Imana iturengere. Mfite intego y'ijambo yo kukubwira ngo wisubireho. Wisubireho. Nje kukubwira ngo ni wisubireho kubera yuko Imana igufitiye imbabazi zirenze izo utekereza nizo ntekereza. Kubera iki uruguma rw'abantu banjye rutakize? Kuki abantu banjye batajya bakomera ku munsi mubi? Kuki abantu banjye nkibabona mu byaha kandi naratanze umwana wanjye ngo abeze? Kuki abantu nkibabona mu mwambaro wo gukiranirwa kandi imbabazi zanjye zihari? Kuki abantu bari gutsindwa n'ibyaha kandi mfite imbaraga? Imana ifite ikibazo. Nje kukubwira ngo Imana ifite ikibazo kuri wowe. Imana yayobewe impamvu udakira ibyaha kandi imbaraga zikira, amaraso yeza, byose Imana ibitangira ku buntu. Ese ziriya ngoma zabo kubera iki zitari gukira? Biriya bisebe by'imifunzo by'ibyaha biba muri bo. Sikari abantu bakora ibyaha bikarenga urwego rwo kunukira abantu bikajya no kunukira Imana. Kuki ziriya ngoma zabo zidakira? Habuze abazomora, ariko abomozi barahari. Ubu si ijambo ry'Imana risomwa buri munsi, impuguro zitangwa buri munsi, biriya nibyo kukomora no kugukiza kugira ngo ujye ku rugero Uwiteka gushakaho. Imana ifite ikibazo, iri kwibaza impamvu udafite ubugingo kandi butanga buri munsi. Imana iri kwibaza impamvu utari mu bwoko bwayo kandi yarakugize ubwoko. Imana iri kwibaza impamvu wavuye mu bantu yahamagaye kandi yaraguhamagaye. Iri kwibaza impamvu witakarije icyizere kandi Imana yarakiguhaye. Ese nta muti bagira? Kuki uruguma rukomeza, kuki ibisebe bikomeza kunuka? Nta muti womora bafite. Birababaje, biteye agahinda kuba Imana yagaburira abantu ijambo ry'Imana ariko ntibanage. Iteka ukabona abantu bameze nk'abariye iminyagara kandi barariye ibintu bizima kandi bikomeye. Ukabona umuntu arakijijwe amaze imyaka 15 ariko akamera nk'umuntu ukigera mu rusengero ako kanya. Kandi agaburirwa ijambo ry'Imana muri nibature, agaburirwa ijambo ry'Imana mu mibyizi, agaburirwa ijambo ry'Imana ku cyumweru mu magurupe, iyo mu misozi aho mwirirwa mujya gusengera. Kera bigikunda abantu bararya ariko ntibanaga. Imana ikakugaburira amakorasi, ikakugaburira indirimbo z'abaririmbyi, abasore bazi kuririmba, ikakugaburira ya midiho. Biriya bintu byose mubona mu nzu y'Imana ni ibintu Imana yatanze byo kurya byo mu mwuka kugira ngo muhembuke mu byibuhe, hanyuma mushishe mugaragare nk'abari. Ariko abantu muranze murazingamye. Kuki abantu bagifite ibyasha by'ibyaha kandi amaraso ya Yesu ahari? Kuki abantu nta bugingo bafite kandi Imana iri kwandika abantu, igikomeje kwandika mu gitabo cy'ubugingo? Kuki abantu batari gusaba Imana imbabazi kandi Imana ibabikiye imbabazi nyinshi? Ni ukubera iki? Ubundi iyo umuntu yariye agaragaza nk'uko yariye. Hari umwana muhuru ukavuga uti uyu ni umwana wo mu mbyeyi pe, ukabona arasa neza, arayaga, ukabona ni umwana urya imbuto akaryamo pome, ukabona yanyweye yawurti, ukabona yariye serera akayirira ku gihe. Mbese ukabona ni umwana wahuye n'ikintu bita igiporezo, wamwitegereza nka mugani wa Roki ukabona ko ari umwana wo mu gikoma cy'avoka. Igikoma cy'avoka urakizi cyangwa cyanido? Igikoma cyanido wamureba ukabona ko yarariye koko arasa n'ibiryo. Ariko iyo ubonye abakirisitu nk'ubu maze gusohora ibyigisho bizagera mu 1000, ibyo nagiye ntambutsa kuri cano no ku yandi macano, ariko abantu murabwirizwa kandi mubwirizwa nabo mushaka, mukabwirizwa nabo mwifuza. Ubundi Imana ndayishimiye,
nta kintu muzireguza. Imana yabahaye ibiryo by'amoko yose. Imana yaritegereje ibona ko abantu bakunda ibintu bitandukanye. Burya ni nayo impamvu yahamagaye abantu batandukanye. Yego, ihamagara bize, kuko dufite abantu b'abanyabwenge bashaka kubwirizwa n'umuntu wize, akajya ashyiramo na kaso kamem hanyuma irabahamagara kugira ngo nawe unyurwe n'ijambo ry'Imana. Kandi Imana ihamagara n'abaswa bagarukiye mu wa gatanu no mu wa gatandatu. Yihamagara n'abatazi kwiyandika izina. Njya mbabwira ngo nize make, hari n'abatazi kwiyandika izina. Yeweho ndaranaminuje nagarukiye mu wa gatandatu nize igihembwe cya mbere. Imana yagiye ihamagara abantu bo mu byiciro bitandukanye kugira ngo ijambo ryayo izarinyuze ahantu hatandukanye, kuko izi ko mukunda ibintu bitandukanye. Umuntu akica ati njye sinabwirizwa naziranjije, Imana igahamagara bize. Undi akica ati njyewe umugore utagira umugabo nk'uri nta kintu yambwira, Imana igahamagara abafite ki abagabo. Undi akica ati njye abantu nk'abara bameze nk'abaturage b'udutambaro. Yahamagaye n'abagore bafite fresheri badahorana ubutambaro nk'ubu bwanjye, umugore ukwikirije ipaha ngaha igera mu mavi ku buryo unafashwa na byose nyine. Imana hari icyo itakoze. Rimwe nagiye mu giterane, nagiye kwigisha ahantu. Imana yari yatumye umuntu, harya bavuga bakira umuntu abantu bashigajwe n'amateka. Iki gihugu cyacu amazina apfobya bayakuyeho, Imana ibahe umugisha. Abashigajwe inyuma n'amateka Imana yari yamuhaye ubutumwa azanaho. Aricara rero aravuga, yavuze amagambo numva ni umunyabwenge. Aravuga ngo ariko mwabaye mute? Imana yatumye abahutu ntimwumva, Imana ituma abatutsi ntimwumva, none yatumye n'abatwa, ariko murashaka iki? Ariko se koko si ikibazo? Nimba yaratumye ibyo byiciro byose ko nzi ko mubibamo, ko mukunda n'amoko, hari n'igihe umuntu ahagarara ukareba izuru rye nimba rihuye n'uko ushaka, Imana igenda ibinyuzamo. Wavuga uti ngiye umuntu muremure abwirije, ugafashwa n'uburebure ukumviramo ijambo, Imana irabahamagara. Wareba umuntu mugufi, buri wese muduye uko ajya muri mudu. Imana idushakira ibitwigisha, Imana idushakira ibyo kurya bitandukanye bitetswe n'abantu batandukanye, ku buryo umuntu wese ufite icyaka n'inzara mu buryo bw'umwuka Imana yaramutekera mutegurira. Ariko muranze murazingama. Imana yakuzaniye ijambo muri telefone yawe kugira ngo rijye rikugeraho bitagoranye, ariko kuryumva birakugoye. Mwavugaga ko mu rusengero ari kure mutaka mujyayo, ariko ukanda no kuri telefone umwigisha akaza utamuhamagaye. Imana ikwegereza ijambo. Niyo udafite umwanya wo kujya kuri telefone, iyo utambutse muri gare ujya kona ukumva umuntu akubwiye ijambo, watambuka mu muhanda ukajya kumva ijambo. Imana yarabyoroheje, ikingurira ijambo kugira ngo abantu bakizwe kandi bakiranuke. Ariko abantu mukomeje kuba abanyabyaha, abantu mukomeje kugira imyambaro itameshe, kandi Imana yatanze ibintu bikenewe byose. Kubera icyo uruguma rudakira, kuki uruguma rw'abantu rudakira? Ku ijambo ry'Imana ryabaye ryinshi, kuki abanyabyaha babaye benshi? Ku isengero zabaye nyinshi, kubera icyo abantu b'abanyabyaha bakomeje kuba benshi? Ko bavuga butumwa ari benshi, kuki abanyabyaha ari benshi? Nta mugani w'umukozi w'Imana umwe niwe wavuze ngo kubera icyo abakristo bari gukizwa cyane ariko ububari ntibuhombe. Zinywebwa n'abandi si abakirisitu. Ariko urebye urwego abantu bariho rw'agakiza, reka mbabwire, ububari bari bakwiye guhangayika. Ubu tuba duhanganye, ujye wibaza impamvu burarirwa itatu rakarira bavuga butumwa. Ngo irakarate bari abantu badukuye nta kibazo bafite, kuko baza gukizwa ariko bagasubira ku kayoga. Ariko mwari muzi ko abantu bari bakwiye gukizwa ku buryo Satani ahangayika? Ariko Satani hari abantu areba bajya mu rusengero akavuga tumva nimushaka ndabahana tike yo kujyayo. Ndanakorohereza itike y'ukwezi yose nzayiguha ujye ujya mu rusengero, kuko yabonye ko kujya mu rusengero kwawe nta kintu biri mu mutware. Ugira ngo se kwinjira mu rusengero bibangamira Satani? Ntago bimubangamira, ahubwo icyo ukura mu rusengero nicyo kimubangamira. Imana ifite ikibazo. Imana yatanze Yesu, amena amaraso. Imana ifite ibigega byinshi by'imbabazi. Imana yatanze ijambo ryeza, itanga ijambo rihumuriza. Imana itanga ijambo rizana imbaraga. Noneho si ijambo gusa, Imana ivugana natwe ku manywa na nijoro. Ntabwo ari ukuvuga gusa, Imana irakora ikanabigaragaza kuri buri wese.
abantu babonye ibitangaza n'ibimenyetso by'Uwiteka, ariko abantu baranze babayeho nk'abatagira Imana. Urahura n'umupagani n'umurokore ntubashe kubatandukanya. Umupagani ashaka umuntu yaruhukiraho, umurokore akamubura, kuko iyo yitegereje umukirisitu ababona barushye kimwe. Nagira ngo nkubwire muri aka kanya ngo wiguma mu byaha. Nagira ngo nkubwire ngo Imana igufitiye imbabazi ziruta izo utekereza. Nagira ngo nkubwire ngo naho byatukura tukutuku, Imana ibihindura umweru bikera nka sheregi. Ndashaka kugutangariza ko Imana itagukuyeho amaboko n'imbabazi. Kandi shitani ikubwira ngo umaze gukora ibyaha byinshi birenze Imana. Nta byaha umuntu yakora byaruta imbabazi z'Imana. Shitani yikubwira ngo warasambanye cyane. Humura, Imana ifite amaraso menshi yo kukuhagira. Wivuga ngo ntago Imana yakubabarira. Imana yakubabarira. Imana ntago ari mukesha Imana emerita. Ntago ari mama Charlene. Ngewe ushobora kuzajya uza mbabarira mama Charlene, ndakubabariye. Nejo hagaruka mbabarira mama Charlene, umva mbabarira. Kabiri mu rugo rw'umuntu. Mbabarira. Hazana amagasirane. Nje kukubwira ngo Imana irengeje uko tuyitekereza. Ifite imbabazi zitarimo incyuro. Ifite kubabarira kwinshi. Kandi ifite no kwihangana. Nge nabonye kwihangana Imana igira kwihangana gukomeye. Umuntu uzarimbuka ntajye mu ijuru azihangana ashye, kubera ko Imana igira imbabazi. Imana ibabarira abarozi, umuntu akaroga afite na Bibiliya. Imana ibabarira abasambanyi, ikabarindira mu makwasiteri cyangwa mu mamodoka bagiye gusambanira mu ntara. Imana irinda abagambanyi, bakagambanira umuntu bakamufungisha cyangwa bakamuniga. Imana ntimuvemo, ntimuteza abantu. Imana irinda bajya kwiba. Burya bajya kwiba bose siko bafatwa. Kandi ikibazo inabarindira mu makorari, ikabarindira mu mirimo itandukanye, ikabarinda. Imana igira imbabazi. Hari umukozi w'Imana umwe wambwiye ijambo Imana yamubwiye, nsanga Imana ikunda abantu. Ngo yaragiye ajya kureba, yinjira ahantu, yaragiye kugira ibyo yigurira, agiye kuvugana n'umuntu waho. Ariko ngo akebutse mu kumba gato, abona abakozi b'Imana naho banywera inzoga. Mbese niho banywera. Hanyuma ngo bamurebye bagira ngo nawe niho aje kunywa. Ngo arambwira ngo nawe ujye uza aha. Karibu rwose. Bagira ngo atewe yanjye haronje kureba. Yatahanye umutima wo kubacira urubanza, atahana umutima mubi mbese koko na runaka kuri mitsingi. Ariko ngo Imana iramugenderera ngo witonde ku bantu banjye, ntuzongere gucira imanza abantu banjye. Ibaza ariko hari umuntu ngo bahamagaye ngo azayobora iteraniro biramunanira. Yarari yamaze kumanyura amazi, aravuga ati narengeranye noneho naho nahekenya shikarete bamvumbura. Ariko Imana irababarira. Imana ni urukundo. Kandi mujya mureka Imana igira imbabazi, itazigize ntawe yasiga, kuko ntawe utagira amakosa. Ikintu abantu muri kubura ni iki? Nimba wanaguye, reka mbabwire, Yeremiya Uwiteka yaramutumye. Yeremiya, wajya ukambwirira abantu banjye ngo nimba baranaguye baguba utabyuka, naho basinzira ubuticura. Ntabwo ikibazo Imana ifite ari uko waguye, ahubwo ifite ikibazo cy'uko utari kweguka. Ntabwo Imana ifite ikibazo cy'uko wasambanye, ahubwo ifite ikibazo cy'uko wasubiyeyo, kandi ikagira ikibazo cy'uko utihannye. Ntabwo Imana ifite ikibazo cy'ibyaha mwakoze, ifite ikibazo cy'uko mutabireka. Ntabwo Imana ifite ikibazo cy'uko igufitiye umujinya, ahubwo ifite ikibazo kuko igufitiye n'imbabazi, iteze ibiganza, iri kukubwira ngo ngwino. Dore ubundi umuntu uzambabaza ni umuntu impanda izavuga, cyangwa Yesu akagaruka agahagarara hariya mu kirere aje kutwara itorero atari hano. Imana nihaguruka ku ntebe y'imbabazi nibwo bizaba birangiye, ariko ubu ntibirarangira. Naho waba warasambanye n'abagore 1000 nk'abasalomo, naho waba warasambanye n'abagabo bangahe, naho waba warishe waranibye, Yesu sinzi ko Imana izababarira bicanye. Reka abarokore bajyaga babyigisha ntazabyumve, ni muri abanyamitwe. Imana ibabarira abantu bishe ngo iki?
ubwo se ko Imana ishobora kubabarira uwicishije inkota ariko uwicishije akarimi ke akarimbuka? Imana irababarira, n'abicanyi irabababarira. Ninjye yabinyibwiriye, yarambwiye ngo n'abishe iyo bihannye bakareka ibyaha ndabababarira. Numvaga mu bantu Imana igomba kubababarira, umuntu wishe itamubabarira iramubabarira. Wanareba nabi wowe wicishije ururimi ukazajya ikuzimu wanze kwihana neza. Imbabazi z'Imana zirahari. Muzi amanyanga Dawidi yakoze? Ye baba data we, iyo ntekereje Dawidi ngo abandi bigira ku rugamba, we yanga kujyayo. Hasigara aho nyine arimo kwirebera ubusitani bw'inzu ye, hagenda yikatira ukuntu nyine Dawidi ngo arangije abona umugore ari gukaraba. Sibyo nyambwira abagore ngo bajye bihisha. Wenda Dawidi we yararengera ajya kurebuzwa, ariko urumva yaramurebye ati mba nimumumpamagarire. Kumureba byonyine ngo baramuhamagara asambana nawe. Unyumvire, ngo amaze kumusambanya arangije amuteye inda ngo yicisha umugabo we kugira ngo ibyaha yakoreye rimwe, icyaha cy'ubusambanyi, icyaha cyo kwica babadata we, yica n'umugabo we amugira umupfakazi. Ariko Imana imutumaho mu bwenge. Dawidi ngo no mu magambo yavuze nkunda, yaravuze ngo Uwiteka ntuzankureho umwuka wawe. Kandi arongera aravuga ngo mu bintu mpangira, haleluya, no mu bintu nzigamira, imbabazi zawe Uwiteka ujye uzinzigamira. Uko umpangira ibirayi ujye umpangira imbabazi, uko umpangira kashi ujye umpangira imbabazi. Mureke mbabwire, mu bintu usaba Imana izakuzigamira imbabazi. Mureke mbabwire, nimba hari ikintu Imana ifite kitaboneka ina, ni ikintu bita imbabazi. Uzi kubabarira? Dawidi aravuga ngo mu bintu uzanzigamira Uwiteka uzanzigamira imbabazi. Imbabazi z'Imana zirahari, muzazira ko mwazitesheje agaciro. Nje kukubwira ngo garukira aho ugeze, wikicira aho Uwiteka. Igihe cyo kurimbuka ntikiragera. Imana ntabwo irahaguruka, kandi nta biro ntarengwa Imana yigeze idushyiriraho. Dore Yesu abarambuye amaboko, ngwino n'inzoga zawe humura, ngwino ari kujya mu biganza bye, ngwino n'ubusambanyi bwawe bunuka. Nawe byarakuyobeye, urasambana bikagucanga, warangiza ukibaza ngo ndi muntu ki? Nawe ibyo ukora ntago bizi. Hari imbaraga zikotse igitutu. Nje kukubwira ngo Imana igufitiye imbabazi, kandi ifite imbabazi zirengeje izo utekereza. Imana igutegeye ibiganza, ngwino kizwa. Hari abantu nashimye, maze iminsi nakira abantu nkumva ndishimye. Muntu akicara ati nubwo ari muri corona ntabona uko nza kukureba. Imana nimbabarire, wasohoye iki cyigisho sanga narapfuye. Imana imbabarire nakoze ibi, Imana imbabarire nakoze ibi. Ukumva umuntu ari kwatura ari kurira, ni iki Imana ishaka. Nyuma Imana ikaguha imbaraga, wikicira Uwiteka. Uzi ko hari igihe umuntu akora akaha gato shitana akamubwira ngo n'ubundi byarangerega n'undi ujye ubyikorera. Hoya rata, ntago byarangiye. Imbabazi z'Imana zirahari, ntago uracirwaho iteka. Imana ntirahaguruka ku ntebe y'imbabazi, irakicaye ku ntebe yo kubabarira. Imana nikurengere, ndakubwiye ngo vahuri. Yewe waguye, aho waguye hose byuka. Yewe wagize intege nke, kanguka wambara imbaraga. Wowe ufite imyambaro yanduye, ngwino umese mu maraso ya Yesu, ubuzima bukomeze. Umusirikari iyo yarashwe ku rugamba, bazana umuti bakamupfuka bakamuvura, yarangiza kongera akegura imbunda akarwana. Kuba wararashwe ntibyavuga ko uvuye mu ntambara. Kuraswa ntago bivuze ko wasezerera mu gisirikare cya Kristo. Nje kukubwira ngo Imana cyagufitiye urukundo. Imbabazi z'Imana zikuriho, kandi urukundo rw'Imana ruri kumwe nawe. Reka dusenge. Ngacira Imana bugufi, bwira Imana uti ngarukiye aha. Bwira Imana ngo ibyabaye byarabaye. Imana niyongere kugarukeho. Imana ifite imbabazi zikomeye, Imana ikunda abo yaremye, Imana imenye ikanazirikana, umukozi w'umuhanga, Imana ifite urukundo rurengeje urwacu, Imana ibabarira igata ibyo twakoze kure yayo, Imana ifite ubuzima n'ubugingo, Imana ifite gukiza mu biganza byayo, Imana yambaye icyubahiro no gukomera, Imana igira neza bugacya bukira, ntihemuka wacu mwiza. Haleluya. Mu bintu utunze n'imbabazi. Uri umukire ku ijambo, uri umukire ku ihumure, uri umukire ku mbabazi, uri umukire.
ariko utunze n'imbabazi nyinshi. Imbabazi zawe Mana, umuntu wese ukurikiranye iki cyigisho ndamusengeye mu izina rya Yesu, nakubitane n'imbabazi zawe. Umuntu wese uguciriye bugufi kubwira ijambo, niyezwe n'amaraso yawe, kandi ubahindukirire, ntubarebe igitsure. Ijisho ry'Imana ryiza niribarebe, ukuboko kwisumba byose nikubarwanirire. Ineza y'Imana ibomeho, imbabazi zawe zigere ku baguye, zigere ku banyantege nke, zigere ku babivuyemo, zigere ku bashidikanya, zigere ku bantu bose Mana, abari hafi ndetse na kure, bahindurwa n'imiburo yawe, bagira ubugingo buzima. Kandi ugucira bugufi umwumve, iri jambo riherekeze, imbaraga zihindura ziryomeho, kandi rikora icyo ushaka. Ndagushimye ko dushyigikiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mbifurije amahirwe masa yo kwakira imbabazi z'Imana mukagendana ubugingo buzima. Ntiwongere kandi kwiciraho iteka, Imana iragukunda. Mukomeze rero gukora subscribe kuri mama chaîne official, kandi mukomeje gukora share, mukomeze kwandika kuri comment inama n'ibitekerezo, n'iyindi nkunga yose irakenewe, kandi Imana ikomeze kubishimira mu izina rya Yesu, amen.